umva aka kantu uzaza gutwikira ikinyoma cy'Imana ngo wice abantu tera ubwibone kandi ndaje mbabwira impamvu icyo gihe nawe ubu yikibi ngo ntukabure wanjye mu marembo. iri jwi urimo kumva ntabwo ari impanuka, ni Imana irimo kuguhata kureba iyi video. Utamike gusa iri imbere ugiye kumenya niba atari wowe ugeze ku ndunduro y'imbabazi z'Imana. Nk'uko ubushakashatsi bwa Oxford na Harvard abantu batuye isi bari gukora ibyaha n'ubikoze bakamukomera amashyi, byerekana ko isi y'uyu munsi igeze ku rwego rwo kwishimira ubugome bwateguwe. Ese wari uzi ko ari ubwoko bw'abantu 10 Imana yanga urunuka ndetse bukanayibera ikizira? Nibyo wanyumvise neza, ntabwo ari abicanyi gusa Imana yanga. Hari n'umuntu ushobora kuba yicaye mu rusengero uyu munsi ari uw'imbere ariko mu maso y'Imana ari ikizira giteye ubwoba. Ariko mbere yo gukomeza, Imana irimo gushakisha imitima ikunda ngo yirinde umwijima ugiye gukwirakwira ku isi. Kandi niba uri musha tuguhaye ikaze kanda subscribe, kandi niba usanzwe uri umuntu w'agaciro ikaze kuri YouTube channel yanyu. Nimba uvuze yego ikiba ari yego, nuvuga hoya iba ari hoya. Yego uri umuntu ukuri gusa. Icyaha cya 10 tugiye kureba mu mpera y'iyi video nico kigiye kugushigura kurusha ibindi byose, kuko abantu 90% baciciyemo batabizi, kandi ico gifunga amarembo y'ijuru burundu. Icyaha cya mbere, ubwibone. Umuntu ufite ubwibone cyangwa amaso y'ubwibone, nk'uko tubisoma mu Migani 6:17, ubindi Imana yanga urunuka ni ubwibone. Ubwibone butuma Imana ihinduka umwanzi wawe, yewe na Satani yamanuwe mu ijuru kubera ubwibone. Umushakashatsi C.S. Lewis yaravuze ati ubwibone nibwo bwandu bw'umwuka bukaze. Petero wa mbere 5:5 haravuga ngo namwe basore mugandukire abakuru, mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya bibone naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Guca bugufi bituma uba munini mu maso y'ijuru. Icyaha cya kabiri tugiye kureba nico gifunga amarembo y'umugisha kuri wowe, yewe no mu rugo rwawe uyu munsi. Ntugende. Icyaha cya kabiri, uburiganya. Imigani 12:22. Ururimi rubeshya ni ikizira ku Uwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Ururimi rubeshya ni ikizira ku Uwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Ikinyoma cyose ukoresha cyongera umuvuduko wawe ugana ikuzimu. Ubushakashatsi bwerekana ko 60% by'abantu babeshya inshuro 3 mu kiganiro cy'iminota 10. Namwe muzamenya ukuri niko kuzaba batumwe. Yohana 8:32. Ukuri kurakiza ariko ikinyoma kirarimbura. Ikinyoma cyera uvuga uyu munsi gishobora kuba ari cyo kizarimbura ubuhamya bwawe. Ariko si wari uzi ko hariho n'amaraso arimo gutabaza uyu munsi? Icyaha cya gatatu kigiye guhindura intekerezo zawe kubyumva. Icyaha cya gatatu, amaboko avushye atariho urubanza. Kuko ngo bivugwa ko buriya ngo ubuzima bwacu cyangwa se uburyo ikiremwa muntu cyose kiremyemo ngo ni uburyo bw'ubuhanga, ndetse turi igihangano kidasanzwe Imana yaremye irangije igishyira ku isi. Twebwe ubona ubona umuntu mugenzi wawe uko agenda, uko ateye, uko asa, uko aba ariho, ni igihangano ngo gikomeye cyane. Ubuzima bw'umuntu nicyo kintu cy'agaciro cya mbere. Imana yumva amaraso y'abaziranenge cyane. Mama Teresa yaravuze ati igihugu cyemerera abantu gukuramo inda cyigisha urugomo. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umwera bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Yesaya 1:18. Imbabazi z'Imana ni nini, ariko bisaba kurekura icumu uhetse. Ariko suzi ko hariho n'abantu bategura ubugome mu mitima yabo batavuga. Ngiye kukwereka icyaha gikorwa mu ibanga rikomeye giteye n'isoni. Icyaha cya umutima ugambirira ibibi. Imana yanga ubwenge ukoresha usenya abandi. Umushakashatsi Niccolo Machiavelli yashigikiye ubu bwenge, ariko Imana ibwita ubugome bukaze. Ibyo umukiranutsi atekereza biratunganye, ariko inama z'umunyabyaha ni uburiganya. Imigani 12:5. Ingufu ukoresha utegura ibibi uzikoresheje wiyubaka waba w'igitangaza. Icyaha cya gatanu, amaguru yihutira kugira urugomo. Imana yanga abantu bishimira akavuyo n'ibyago byagwiriye abandi. Ubuze ururimi rwawe rutavuga ikibi n'imirimo yawe itavuga iby'uburiganya. Zaburi 34:14. Guhagarara ku cyiza bisaba ubutwari. Icyaha cya gatandatu, umuntu ushinze ibinyoma mugenzi we. Iri ni itegeko Imana yiyandikiye ubwayo, ni itegeko rya 9 nk'uko tubisoma mu Kuva 20:16. Ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Ariko ubwenge buva mu ijuru. Irya mbere buraboneye kandi ni ubw'amahoro, ni ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Yakobo 3:17. Umuntu wubaka kandi wubaha izina ry'abandi nawe uzubahwa. Icyaha cya karindwi, umuntu uteranya abandi. Imigani 6:19. Umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma n'uteranya abavandimwe. Imana ivuga ko uyu muntu ari ikizira gikomeye mu maso y'Uwiteka. Usenya ubumwe wese abasenya umutima w'Imana. Abraham yaravuze ati amacakubiri mu itorero ni igikomere kuri Kristo. Ahirwa abakiranuka kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Matayo 5:9.
huza abantu aho kubatanya. Andika ijambo amen muri comment niba wiyemeje kuba umwubatsi w'amahoro uyu munsi. 8. Abaryamana bahuje ibitsina cyangwa abaryamana n'inyamaswa. Abaroma 1:26. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikirana ibyonona, ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe, kandi n'abagabo bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo biteye isoni. Ubundi Imana yanga abahindura gahunda y'iremwa babyita uburenganzira bwabo. Mu by'ukuri iki cyacu ubutinganyi, iyo ugendeye ku mateka ya Sodomo na Gomora, byatumye Imana ifata umwanzuro wo kuharimbuza umuriro. Waremye mu ishusho y'Imana, jya wubaha umubiri wawe, umubiri wawe ari uw'agaciro. Icyaha cya 9, gusenga ibigirwamana. Matayo 6:24. Ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Iyo ushyize smartphone cyangwa amafaranga imbere y'Imana, uri ikizira mu maso y'Uwiteka. Ubushakashatsi bwerekana ko tekinoloji yibye attention span y'abantu. Ntawe ukitaye ku by'Imana cyangwa kubyumva. Abantu bose bahugiye mu gushaka amafaranga. Yesu yaravuze ati, ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerera. Ibintu bifatika birashira, ariko ubugingo n'Imana ni iby'iteka. Wabyumvise byose, ariko icyaha cya 10 tugiye kureba ubu nicyo gifite imbaraga zo kukugeza mu ijuru cyangwa mu mwijima wo hanze. Nicyo kirimbura abakristo benshi. Icyaha cya 10, umuntu uburabuje. Ibyahishwe 3:16. Nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubiri, ngiye kukuruka. Abakristo benshi b'iyi minsi babaye utuzuyazi. Iyo bari kumwe n'abandi bakristo baba abakristo, bagera hanze mu bapagani bakaba abapagani. Mbese twabuze icyiciro twabasangamo. Ariko Imana iravuga ati, kuko wanze gufata umwanzuro ngo bakazuyazi cyangwa se ube umukristo, ngiye kukuruka. Martin Luther King Jr. yaravuze ko ikuzimu habikiwe imyanya ikaze abasigaye baraburabuje mu itorero. Wowe ugeze kuri uyu munota, sangiza iyi video umuntu umwe gusa nawe ahindukire. Andika ijambo muri comment ngo ntabisoje. Urebe umugisha Imana iguha wo kuba nawe uvuze ubutumwa. Shalom.